Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo haravuze ngo tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa kuko mwabaye ibihuri. Kandi nubwo mwari mukwiye kuba bigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiye kongera kwigishwa namwe ibyishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana. Kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata no kugaburirwa ibyo kurya bikomeye aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata abataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye n'iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Amen. Ubanze wicara uvuge ngo ariko iri jambo ryinjiye muri jyewe, information ndazifite. Ese ryinjiye mu mutima wanjye nabitekerejeho numva uburyo bigaruka kuri jyewe. Ese nafashe icyemezo cyo kubishyira mu bikorwa. Nahindutse. Buriya ikosa rya mbere dukoreye tubwiriza ubutumwa. Tubwira abantu ibyaha byabo aho kubabwira Yesu. Tubwira abantu ibyaha byabo aho kubabwira Imana. Abantu benshi biyita abahanga bo kuvuga ubutumwa nabaza bavuga abasinzi murarimbutse, abasambanyi murapfuye, abagome mugiye mu muriro. Bene ubwo butumwa rwose ntabwo ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubutumwa bwa Yesu Kristo buhamagarira abantu guhindukira. Ntiwisondeke cyangwa se ntiwigirire nabi inzu wubaka niyo uzabamo. Nayo magambo Yesu yampaye ko tuganira afite umutwe cyangwa afite iyo nsanganyamatsiko ivuga ngo ntiwigirire nabi ku nyubako yawe, iyo wubaka niyo uzabamo. Shingiye ku mbaraga z'Imana niringiye, reka nsabe ikintu kitigeze kibaho. Kampanure mpagaze ku maguru abiri. Niba hari ikintu gihangayikishije isi, yaba umunyabwenge, yaba utunze, yaba udatunze, nejo mbonye imbere yawe hari idarapo. Iyo wubaka niyo uzaturamo, kandi aho wubaka niho hagenera igihe uzayimaramo. Uko utinda wubaka ntisi ikibazo. Hoya gutinda wubaka si ikibazo, ahubwo uzaza ube hagati yabo. Twebwe turi benshi turimo gukurikirira ijambo kandi tuzi neza yuko nawe utwishimira. Turasenze ngo amasezerano yose wahaye abagukunda bakumvira asohoze ku bwoko bwawe. Reka umuntu wese urimo kumvira ijambo ndamusengeye nifatanije nawe, waba yumva arwaye mu mubiri cyangwa afite intege nke, urambura ikiganza cyawe nkuko wajya kubikora ubwo agenda hano ku isi, ukore ku mubiri we kandi ukore umurimo mwiza wo kumukiza. Dusengeye umuntu wese ufite ibibazo bimurenze. Hari abantu bafite ibibazo by'inzara, hari abantu bafite ibibazo by'ubukene, hari abantu bafite ibibazo by'ubukodi, hari abantu bafite ibibazo by'ubushomeri, hari abantu bafite ibibazo by'imibanire mibi mu ngo, hari abantu bafite ibibazo by'uburyo bwose. Turasenze ngo abo ngabo bibutse yuko wavuze ngo abarushye n'abaremerewe baze bagusange urabaruhura. Uruhura imitima yabo uko ikibazo cyaba kingana kose. Ubibutse kuri Imana ishobora byose kandi ubibutse kuri Imana ibakunda. Kandi ibyo wubatseho. Haleluya. Utinda wubaka ntago byatera ubwoba abandi bubatsi, kubera ko ushobora kuba muhuriye ku mayeshansiye mwese. Si igitangaza, ahubwo bizaba igitangaza igihe inzu wubatse izarama ukaramira muri yo. Imana ishimwe. Aya magambo Yesu yampaye rero ngo tuyaganireho afite iyo nsanganyamatsiko. Afite n'ibindi bintu byinshi Yesu yayampaye kuyavugaho, ariko basi utahana kuvuge ngo ngewe ndashaka kubaka inzu nzatindamo. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo twasomye mu gitabo cya Samweli igice cya 2 ni inkuru z'abahungu babiri b'umugabo wari ukomeye muri Isiraheli witwa Eli. Kera mbere y'isezerano rishya, mu isezerano rya kera, igihugu cya Isiraheli nk'ubwoko Imana yari yaratoranije, abantu Imana yavugiragamo, ahantu Imana yakoreraga ikagaragaza ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye muri bo, bwari ubwoko Imana yihitiyemo. Iravuga ngo ubu ni ubwoko bwanjye, ibukura mu yandi moko. Hari abandi bantu bo mu yandi moko. Ikimenyimenyi, iyo bananiraga Imana, ubundi bwoko nibwo Imana yifashishaga ikabudiha. Iravuga ngo inzu ya
Isiraheli nzayituramo mbi Imana yabo. Bikomoka ku mugabo wizeye nk'uko umwigisha wa mbere amaze kutwigisha witwa Aburamu. Mbere y'uko yizera yitwaga Aburamu, ngo yizera Imana bimuhanira no gukiranuka. Imana iramubwira ngo kubera ko wakoze ikintu kidasanzwe ntarinzi ko wakora, washobora nk'umuntu, ndirahiye ndi Uwiteka, ubwoko buzagukomokaho nzemera nitirirwa izina ryanjye muri bo. Mbwibarujeho uhereye none kuko wanyizeye bikanezeza. Aburamu Imana imuha ibimenyetso 7 bimwereka ko ari ivuganye nawe. Mu Itangiriro 12 umurongo wa mbere iramubwira ngo kugira ngo uzemere unizere ko ibyo mvuganye nawe ari ukuri, icya mbere nzaguha umugisha. Haleluya. Icya kabiri nzogeza izina ryawe. Icya gatatu abanzi bawe nzamenya ikibakwiriye. Ntuzirirwe uhangana n'abanzi bawe, njyewe Uwiteka nzajya nkurwanirira. Icya kane iramubwira ngo kandi ndabizi ko wowe n'umugore wawe mutarakikira, muri ingumba nta mwana murabyara, ariko kugira ngo wizere ibyo nkubwiye ko ndi Imana yo kwizerwa, nzaguha urubyaro, uzabyara Sara umugore wawe yitwaga Sarayi. Iramubwira ngo azabyara umwana w'umuhungu, kandi ibyo nzabisohoza unyizere. Icya gatandatu iramubwira ngo nzaguha gakondo. Nzaguha gakondo. Imana ihabwe icyubahiro. Twese haleluya. Uyu Aburamu arizera, Imana imuhindurira izina nk'uko yabivuze. Arizera ngo bimuhanira no gukiranuka. Isezerano Imana yamuhaye rirasohora, arabyara, abyarana na Sarayi. Nubwo yaje gusa n'uwishakiye kwicira inzira, akabyarana n'umuja we, ariko Imana ikomeza isezerano kuba bavuganye. Iramubwira ngo Sarayi umugore wawe niwe uzakubyarira, kandi umwana azakubyarira n'umwana w'ibyishimo. Paulo yandikira Abakorinto ababwiye ngo twebwe ntituvuka ku nshoreke, ahubwo tuvuka ku mugeni. Haleluya. Imana irabisoza. Sara arabyara, abyara Isaka arabyara Yakobo na Esawu. Isezerano rikomereza kuri Yakobo kuko Imana yaravuze ngo nakunze Yakobo murutisha Esawu. Ubwo ni urukundo rw'Imana. Imana ihitamo uko ishaka. Niko umuririmbyi yaririmbye mu ndirimbo zo gushimisha, yararimbye aravuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Byavuye se kuki, byavuye kugushaka kw'Imana yonyine. Suko nari mwiza habe namba, n'ubuntu bwa Yesu yarambabarishwe, yarambabarishwe ndetse yabambanywe Imana ihitamo uwishaka ku mpande ebyiri, ihitamo uwishaka. Kandi mu buryo bw'umubiri Imana yari guhitamo Esawu kuko yari we mukuru, ariko Imana iravuga ngo ndahitamo uko nshaka. Imana ikora icyo ishatse mu gihe ishatse no kuba ishatse. Ihitamo Yakobo, ikomereza isezerano rya sekuruza Aburahamu kuri we. Isezerano rirakomeza, uyu Yakobo abyara abana 12 na mushiki wabo witwa Dina. Ntago abantu benshi bakunze kumuvuga, ariko nawe yabayeho. Isezerano rikomereza muri bo. Igihe kiza kugera, Imana yari yabwiye Aburahamu, kubera Imana ibintu byayo bigira condition, yari yamusabye kujya gutamba igitambo. Ayo makuru murayazi. Aburahamu ngarasinzira, bituma inkongoro zimuryana igitambo. Imana iramubwira ngo byasezerano nagiranye nawe ryo kuzabyara rirakomeje, ariko kandi urubyaro ruzagukomokaho ruzamara imyaka 400 mu kindi gihugu bakorera ubundi bwoko, ariko iyo myaka 400 nishira nzongera nibuka indahiro n'isezerano nagiranye nawe. Ibyo bikomereza mu rubyaro rwa Yakobo, ku witwa Yosefu niwe wabaye intandaro yo kugira ngo bene se bamusangeyo ndetse na se.
Bibiliya ivuga ngo bamusanga muri Egiputa. Ayo makuru ya Yosefu murayazi. Ndashaka gukomereza muri iri jambo ry'ukuntu Imana yatoranije ubu bwoko kugira ngo ibwiyitirire. Imana ishyiramo ukuboko kwayo gukomeye, yemera hari abantu bahagwa. Iravuga ngo kubera ko ubu bwoko nabwiyitiriye, nzemera ngira abagwayo, nzemera ngira abapfa, ariko ubu bwoko niyitiriye mukorere ibintu bikomeye. Twese haleluya. Imana ivugana na Yakobo yaramubwiye ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukabaho gukundwa nanjye, nzatanga ingabo nyinshi zipfa ku bwawe. Twese haleluya. Iramubwiye ngo kandi ibinaba ngombwa kuca mu muriro nzawunyuranamo nawe, kandi no mu mazi asuma nzaba ndi kumwe nawe. Imana igisezerana natwe ikishyiraho na risike z'amasezerano. N'Imana isezeranya ikishyiraho n'ingaruka, ikavuga ngo mu muriro nzanyuranamo nawe, kuko njye nzi ko umuriro ntacyo wantwara, nugendana nanjye ntuzashya. N'Imana isezeranya ikishyiraho na risike, ikishyiraho n'ubusharire bw'isezerano kugira ngo rizasohore. Nabyo ibyishyiraho, ntabwo ari Imana irebera gutyo gusa ngo ifane gusa, ahubwo irakubwira ngo nzagendana nawe, nzagendana nawe, ndafashijwe, nzagendana nawe. Twese haleluya. Aba bantu rero Imana yadepanshijeho imbaraga, ikabadepansaho ibitekerezo, ikabadepansaho umutungo wayo. Ijisho ryawe rihora ribareba gutya, anyuze he, aciye he, ari kuvuga ibiki, araye he, ameze ate, rihora rireba imeze gutya. Abaye ate, araye he, abaye ate, yanyweye iki, yariye iki, yavuze ibiki. Kubera iki mubanze mu nyumve, muretse gufashwa cyane. Kubera iki Imana yagutakajeho imbaraga, yagutakajeho imbaraga, yagushyizeho imitungo yayo. Abenshi bibakorera nta n'iki baciye, ku bw'icyo iguhozaho ijisho, guhozaho ijisho. Abaje gusenga haleluya. Iguhozaho ijisho, ikinjira no mu byawe, ikinjira no mu mafaranga ubitse muri Beka na Beneri, irahinjira ikinjira no mu bana wibyariye, irahinjira ikinjira no ku mugabo wawe, irahinjira ikinjira no ku mugore wawe. Imana irakwinjirira kubera iki? Yagutanzeho imbaraga, yagutanzeho imbaraga, yagutanzeho imbaraga. Niyo mpamvu iri kurekarama, ivuga ngo uri kubaka iyihe nzu uzagumamo. Niyo mpamvu iri kurekarama, iri kubaza ngo mbese uriya mugabo imyubakire yimeze gute, kari kubaka ibintu bitazaramba. Imana niwe mwoditeri wawe, iguhozaho ijisho kubera imbaraga yagushyizeho, n'ubwenge bwayo butarondoreka. Niko Pawulo yandikiye Abakorinto, munyikirize haleluya. Yarababwiye ngo mwe Abakorinto mwe musigaye mukabije kwirata no kwiyemera, mufite ibintu byo kwiyemera mwe Abakorinto mwe. Pawulo yarababwiye ngo nimureke mbabwirire ijambo, mumenye ko imfura zatoranijwe atari nyinshi, n'abahamagawe atari benshi, n'abanyabwenge bahamagawe atari benshi. Mugabanye kwirata, mugabanye mugende gake. Hagati yo muri mwiteraniro, abakire bamenyana n'abakire, abakene bakisura. Hagati mukabije kwirata, kabije kwirata no kwiyemera. Havuga ngo mwisangira ryanyuma mufite akavuyo, ngo bamwe ngo biyarurira ibihwanye ngo nuko bakennye, hanyuma baje ntacyo bafite. Haravuga ngo yemwe mwabicishije umubabaro n'agahinda. Haravuga ngo nimumenye ko Imana yatoranije abaswa bo mu isi kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Amashyi menshi kwa Yesu. kandi yatoranije ibinyantege nke.
yatoranyije ibinyantege nke kugira ngo abanyembaraga ntibajye bireba bavuge ngo ni ukuri tumenye ko iyi Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka ni igitangaza pe, ni igitangaza pe, rwose ni igitangaza ko Yesu. Haleluya. Yo Abisiraheli baragwira, barageze i Kanani baragwira. Imana ibaha amabwiriza n'amategeko agenga igihugu yabahaye. Irabwira ngo mwibuke ko mwari ubwoko buke budafatika busuzugurwa. Mwibuke imyaka 40 mwamaze mu butayu mutagira ama etaje yo kuraramo. Imana hari igihe igishyiramo akantu kumvira gucyuriye. Irabwira iti mwibuke ukuntu ntaho mwahahaga inyama, ninjye ubwanjye nihamagara inturumbutse mbagaburira inyama, muzagabanya kwirata. Irabwira ngo musibuke ukuntu mwamaze imyaka 40 ntaho ujya muri shike guhaha inkweto cya downtown. Inkweto mwavanye muri Egiputa niyo mwageranye hano, mubyibuke iyo nkweto mwambaye icyo gihe ntigeze basaziraho. Irabwira ngo kandi mwibuke ko imyenda mwahagurukanye muri Egiputa uko mwakuraga nayo niko yakuraga. Ntimuziyemere ngo nimubona mwujuje amagariderobe imyenda ngo mwiyemere ku bandi batarayibona. Irabwira ngo kandi mwibuke ko mwanywaga amazi nakuye muri rwa rutare. Nimugera mu gihugu kirimo amariba afite amazi aryoshye, muramenye ntimuzibagirwe ko mwabonaga amazi murushye. Irabwira ngo kandi mwibuke ko ibintu by'amapotaje, ibintu by'imirengwe mubibonye mugeze hano. Mwibuke ko mwaryaga uko mwasenze. Irabwira ngo nimugera mu gihugu gitemba amata n'ubuki, mukarya ku mbuto z'imizabibu mutateye, mukanywa ku mazi y'amariba mutafukuye, ntimuzikome mu gituza muvuge ngo nitwebwe twabikoze, ahubwo mujye muvuga ngo hari amaboko akomeye. Mujye muvuga ngo hari amaboko akomeye y'Uwiteka, yirukanye abanaki, yirukana abayebusi, yirukana abahivi, abakuramo ari abantu nkatwe, aduhereza iki gihugu. Barabyumva babyandika no mu bitabo. Imana ishyiraho umunsi umwe Abisirayeli ngo basabye Imana umwami, barebye ngo twebwe ngo turashaka ngo kumera nk'ayandi moko. Iti nta kibazo, iwanjye nini nta kibazo rwose, mucakira umwami. Hari ikibazo? Irangita ariko mucakira n'inkoni. Bati nta kibazo, nashaka azadukubitisha sikoropi ariko natwe dufite udutegeka. Nta kibazo mu mwakire. Sawura baraje. Imana yari yarabageneye uburyo bwo kubaho, kubana nayo byoroshye. Hakaba umwami, hakaba umuhanuzi, hakaba n'abatambyi. Abatambyi nibo bari bakwiye kujya gutambira abantu ibyaha kuko byari byaranze. Ukuyemo mugenzi w'iryinyo nawe bakarimukuramo, unogoyemo mugenzi w'ijisho nawe bakamukuramo irindi. Imana ibona igihugu kizasigara ari impumyi gusa. Irabwita abantu barashira tu. Uwo baciye ukuboko nawe bakamuca ukuboko, uwo bakuyeho ukuguru nawe bakagukuraho. Irabwita nzasigarana ibirema gusa. Henga ndebe uburyo nashyiraho kugira ngo abantu banje base. Ngigeze aho ngo yubaka umudugudu w'ubuhungiro. Imana ibwira Mose irambwira ngo ubaka umudugudu w'ubuhungiro. Umuntu wese uzajya ukora icyaha yaba yakitumye cyangwa atakitumye, akazajya yirukanka akagera mu mudugudu w'ubuhungiro bataramufata, azajya acikiramo, umutambyi namubona amusabira imbabazi nzamubabarira. Haleluya. Yemwe n'ibyo umudugudu w'ubuhungiro byaranze, abantu bakomeza gupfa, bapfa uruhongohongo, bagenda bapfa buhoro buhoro bishwe n'ibyaha. Turashimira Yesu waje. Amashyi menshi kuri we. Aruta abatambyi, aruta imidugudu y'ubuhungiro, niwe twegera tukegera intebe y'ubuntu bw'Imana tukababarirwa twese. Amen.
iri jambo rero twasomye cyari igihe cy'umutambyi witwaga Eli. Hanyuma uyu mugabo yari umugabo wavuganye n'Imana, kubera ko mu muryango wa Aroni abatambyi uko ibihe byagiye bihererekanya, Imana yagiye ibaha isezerano ry'iteka ryose ko ubutambyi buzaguma mu rugo cyangwa se mu muryango wa Aroni. Uyu mugabo rero witwa Eli, igihe cye nicyo cyari kigezweho cyo kuba umutambyi. Akagira abahungu babiri, uwitwa Hofuni na Finehasi, bamubera ibigoryi. Abahungu bavukiye mu rugo rwa Bishop cyangwa Apotre bo mu gihe cyacu kugira ngo byumvikane vuba. Bakoze ibyaha bitatu byantangaje. Abaje gusenga amen. Ese turi kumwe torero? Twese haleluya. Uyu munsi Mwuka Wera yambwiye ngo tuze kuvuga cyane ku byaha by'abantu b'Imana. Intege nke cyangwa se ibicumuro n'ibyaha by'abantu b'Imana bamaze kugera aha hantu muri iyi nzu, ariko gukiranuka bigenda bibagora. Hofuni na Finehasi bakoze ibyaha bitatu byantangaje. Icya mbere, ngo bajyaga bajya mu nkono, abantu baje gutambira Imana ibitambo, uburyo byari byarateguwemo kubikora, ngo bakajya mu nkono zikiri ku ziko, Imana itaranabishima cyangwa ngo ibigaye, ngo bagafata ibirushe bagakubitamo bakajaburamo inyama bashaka. Urabyibuka ko kugira ngo ubone igitambo byabaga bigoye, cyane cyane ku bakene. Bari bemerewe gutamba inuma y'intungura ukayizana ari nzima, nta niba baryayivuyeho, itavunitse ari nzima. Kuva nagera muri uyu mujyi wa Kigali sindabona inuma y'intungura, kandi mamaze igihe kinini. Ibaze iyo myaka yose, ubwo buzima, kuvunika gutyo, umuntu agatesha agaciro icyo wakoze. Kandi ubwo umaze iminsi 365 kuko wakoraga icyaha ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, ukazategereza igihe umutambyi azagira gutamba igitambo umwaka urangiye. Noneho umwana w'umuhungu akaza agahita atesha agaciro ibintu wavunikiye umwaka wose. Ngo bagajombamo ibirushe bagakuramo inyama bakazirya. Icya kabiri bakoze, abahungu ba Eli ngo basambanyaga abagore n'abakobwa beza baje ku rusengero. Kandi naratangaye, Bibiliya ntigaragaza aho babikoreraga. Bashobora kuba barabikoreraga imbere y'ihema. Imana yicwa n'iseseme. Icya gatatu, Mana nyiribihe umfashe muri iri jambo. Ngo iyo babaga bahazi, ngo bateraga imigeri ibitambo, ngo n'amaturo, ngo bakabitera imigeri, bati se bimaze iki? Igihe naririmbiye se bimaze iki? Igihe nabwiririje se byamariye iki? Igihe nasengeye se bimaze iki? Ngo bagatera imigeri ibitambo. Imana irababara. Igira gute? Irababara. Abantu bakajya babwira Eli bati, kandi abahungu bawe bakabije gukora ibi. Uzi ibintu bakoze? Chantal bamusambanirije imbere y'ihema ry'ibonaniro, bati mu izina rya Yesu. Bakagenda akabamama ati, bana banjye ntimuzongere gusambana, Imana irabyanga. Ngabikora rimwe, abikora kabiri, abahungu baramunanira. Ariko twabonye impamvu yabiteye, ngo Uwiteka niwe wabiteye, kuko yari afite gahunda yo kubica. Imana ibwira Eli, iramubwira ngo icyaha cy'abahungu bawe cyageze hano, icyaha cy'abahungu bawe, kandi bakorera ibyaha mu rusengero. Basambanya abakobwa banjye baje kuririmba, basambanya abagore baje gutamba, ndabihasi. Iramubwira ngo nzakora ikintu muri Isirayeli gikomeye, kugeza igihe amatwi azacyumva, akacyumva, azacura injereri. Umuntu wese uzumva urupfu abahungu bawe bapfuye, akazajya ahinda umushyitsi avuga, tuzi ko ya Mana ikomeye, uzi ko ya Mana ikomeye, uzi ko ya Mana ariyo kwizerwa, uzi ko ya Mana idakinishwa, uzi ko ya Mana nta muntu uyireba,
siko y'Imana nta muntu yivuga uko yiboneye, irambwira ngo nzabikora kandi ntiwirirwe usenga, ibyo nzabikora. Hari ibintu bidasengerwa, ni ibintu Imana yafatiye umwanzuro. Abaje gusenga haleluya. Irambwira ngo ntureba ko abahungu bawe bambabaje birirwa mu bitambo by'abana banjye babikoramo uko bashaka. Ntubireba, nzabikwishyura ubabare, uzababara umubabaro uzawumva. Rimwe ng'Abafilisitiya barabatera, aba bahungu ngo bari bazi ko ari indwanyi, ngo biha kwikorera isanduku y'isezerano. Ayi wowe barabanga Imana yacu se yatugira gute? Ubushize ko twabyinnye bigakunda se yadutwara iki? Ubushize ko twabwirije bikemera se badutwara iki? Ntacyo yadutwara. Ngo bajyana n'abandi ku rugamba. Imana irebana n'abafitanye nayo ikibazo. Ngo bari mu rugamba, urugamba rukomeye, abahungu ba Finehasi na Hofuni ngo bagwa ku rugamba. Bibiliya ivuga ngo iyo nkuru yumvikana mu matwi ya Eli, ariko Eli ngo ntiyababazwa nuko abahungu be bapfuye, ngo ababazwa nuko isanduku y'isezerano bayinyaze. Hari ikikuruta? Hari ikikuruta? Isanduku y'isezerano iruta Hofuni na Finehasi, kuko Imana yahamagara abandi. Yahamagara abandi. Kungu isanduku y'isezerano irakuruta? Niyo ikwiye kutubabaza? Isanduku y'isezerano iranduta kuko irimo ibyavuzwe n'Imana. Isanduku y'isezerano iraruta abanyamafaranga bose bagenda, ariko Yesu akagumaho. Isanduku y'isezerano iraruta abavuga butumwa bose, nubwo baba bafite amazina yahitinze bashira, ariko Yesu akagumaho. Isanduku y'isezerano iraruta imitungo yanyu, iraruta impano yanjye, iraruta kuvuga, iraruta kubwiriza, iraruta icyubahiro, iraruta protokole zose nahabwa n'idini. Isanduku y'isezerano iranduta, aho kugira ngo inyagwe Hofuni na Finehasi bapfa. Eli ngabyumvise ngo yari yicaye ku ntebe ahita amanuka, ngagenda buhoro ntiyanasambye. Garamanuka abwira Imana ngo icyubahiro cya Isirayeli kiranyazwe. Cya bindi Imana yatureberagamo Abafilisitiya barabijyanye, tubaye abandi nta gaciro dufite ubwo isanduku y'isezerano igiye. Impamvu gifite agaciro nuko Yesu akirimo. Impamvu gifite agaciro nuko Yesu arimo. Ariko henga Abafilisitiya bamutware, bamunyage. Mu isi bigaragara ushobora kuvuga ngo isanduku y'isezerano se kirimo ibisate by'amategeko, ikaba irimo inkoni ya Aroni yarabije, ikaba irimo urwabya rwa mani. Ibyo bimaze iki? Bifite icyo bimaze kuko ari amateka duhuriyeho n'Imana. Iyo tubinyazwe tuba tunyazwe igikomeye. Umwe mu bagore baba bahungu ba Eli ngo yari atwite, ngo yumvise inkuru yuko umugabo we yaguye ku rugamba kandi isanduku y'isezerano bayinyaze, ngo indi hita ivamo. Wenda karamwica gati se n'ubundi ngiye kumubyarira iki ko isanduku y'isezerano yagiye? Ndamubyara mureresha iki se ko yantungaga igiye? Henga Imana ikuvemo izo sana o uteranya bikaba so. Musho ni sana o bateranya bikaba so. Umuntu akaza ati so vraiment. Birashiruka ibagirwa ko wakandagiye no mu ishuri.
iki bakubeshya ngo you are beautiful ngo uri mwiza wirirwa wambariye isi ubusa birashira hari amataye hakaza ibindi ntazi isanduku y'isezerano yakuvuyemo mama ngo banyita sweet heart ngo my love iyo reka isanduku y'isezerano igenda urebe baraguhata icyayi cya mu gitondo nimugoroba ngo uri maso y'inyana ngo usa n'ukwezi ngo n'iy'inyenyeri zitacana ngo we wamurikira birashira umugore ngo yibuka umubabaro aravuga ngo ndamubyarira iki se nzamureresha iki cyatumaga murera kigiye ngo ndihita ivamo irakoroka iramanuka umwana aravuka ntiyapfa aba muzima Imana avuga ngo ntumwice ninjye ufite amaboko yo kuzamutunga amashyi menshi kwa Yesu haleluya uricara ukicara ukajya ugira ngo ni wowe ufata ibyemezo bya nyuma uti mutamfite mwapfa wirekanisha bushaka ukakira bushatse ikaramu yawe ni wowe uzi kwicunga birashira birarangira birashira aho wari wicaye hakicara abandi nyuma y'umuntu se ntihabundi none se vashiti yarazi ko Esther ahari baramuhamagaje mu gitaramo bati se waje tukakureba mugore mwiza ko tugukeneye hano mu gitaramo abwira umugabo atamubize you are busy go sheri yamubize umwami ati navuze ngo ngwino atamubize ndi kwitera makeup ngo umwami ararakaraza umwami yarakaye nurebe igihe baguhamagariye ngo uzusenge wiyirize ubusa hari igihe uzaza usanga umwami yafashe imyanzuro ya nyuma agakobwa kasenze karirimba ngo kera bakwiringiraga bari umumaro tugufite nitwifuza undi murengesi kabanga imisozi itararemwa isi itarabumbwa uhereye kera Mana we uri uko wahoze ndafashijwe mwene Yesu haleluya Imana irakabwira ngo mukanya ndaguha promotion wewe komeza uririmbe gusa witware neza ngo igihe cyako kigeze cyo kumurikwa imbere y'umwami twese haleluya harageze ngo abantu basenze bamurikwa imbere y'umwami ndahanuye ndi mwene Yesu harageze ngo abantu basenze bamurikwa imbere y'umwami ngo barakazana kaza karimba kati nge ndi umukristo zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa nge ndi umukristo mpora mbihamya naho igihugu cyose cyaseka nge ndi umukristo wo mu mutima kuko ubusigaye nkunda Kristo icyatumye apfa yasize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda ngo kagera imbere y'umwami umwami akabonye ntiyakabona ariko ngabona amasengesho avuga ngo agakobwa we mu gihe nzagira intege nke uzansengera ngo agatunga inkoni arakubwira ngo ni wowe ukwiriye Vashiti iva mu mwanya wari urimo agakobwa kasenze kagira gute iyo wubaka niyo uzabamo twese amen abaje gusenga haleluya iyo wubaka niyo uzabamo barapfa beneri barapfa singe wahera barapfa beneri kandi nta n'igihombo cyabayeho muri Isirayeli ngo beneri bapfuye reka Imana ifite ababensheri ifite ababensheri Peter hajya umuntu yikanyiza akikakaza ifite ababensheri hano hirya
none se hari uwari uzi ko umusamariyakazi yawe umubenjeri mwiza kuruta Petero? Kuko mu bantu yahamagaye Yesu yigishije ku musozi, yigisha abahiri w'abaribo, nabo umugore yahamagaye. Habwa nimuze murebe nahuye na Mesiya, bambwiye ibyo nakoze byose. Uyu mugore yakoze ivuga butumwa ridasanzwe ngo Yesu abonye abantu benshi ngo ababwira abahiri w'abaribo, nabo uyu mugore yahamagaye. Imana ifite ababensheri bicaye ahantu mutazi bo kurampurasa. Ananiya na Safira bapfa, ninde wari uzi ko itorero ritakomeza? Ananiya yaraje ahagarara imbere ya Petero, turabona n'ukuri ibiguzi by'isambu nibi rwose, muntu w'Imana mwakira amafaranga. Kumbe ngo yakuyeho. Petero aramureba ati nkurebeyemo, ntabwo ibiguzi by'isambu ari ibi, wayibye amafaranga wayatwaye. Umugore atinda ari kwikoraho, araza ati Haleluya. Petero ati ko waje wakerera ukabuderanje? Ati Haleluya Petero, mfite icyo kuvuga. Ati Haleluya. Ati amena. Ati murabizi ko nta gitenge cya superi nagiraga? Ati none Imana yanyambitse superi. Ati Haleluya. Ko akenewe amateraniro sinari ndimo nitera puderi. Okay sawa, ngaho banza utuze utereza Haleluya zirangire utubwire ibiguzi by'isambu wagurishije n'umugabo wawe n'ibiriya. Safira ati nukuri kwiyera nkorera iteka, ntuzi ko ndi umuririmbyi mwiza? Ati sinabeshya pe, ibintu umugabo wanjye yakubwiye nibyo. Habe n'igiceri cy'icumi twakuyeho. Petero aramureba, harya uhuje inama n'umugabo wawe yakubeshya Imana? Urabikoze. Mwati ariko sinakurenganya n'ingaruka zo gukererwa amateraniro. Ngibyo ibirenge by'abavuye gushyingura umugabo wawe. Ndimo ndabyumva aho hirya. Ibyaha by'abantu baba mu rusengero. Abarapfuye intumbe ebyiri, kupure, umugabo n'umugore bose rusororo. Baje gusenga Haleluya. Itorero se ryarahombye ngo Ananiya na Safira barapfuye? Reka ngo ahubwo Imana yakomeje kubongera imbaraga ngo abakizwa bariyongera. Muteze ko turi mu gihe cy'ubuntu. Yesu yapfuye, yarapfuye nyine ndabyemera. Abanyabuntu barimo hano mushobora gusohoka bakantera amabuye ngo Yesu yarapfuye, ngo yapfiriye ibyaha byacu, ngo ntacyo tuzaba, ibyashize n'ibiruhu ubu n'ibizaba byose yarabitubabariye. Mama shenge. Ananiya na Safira bapfuye batari mu gihe cy'ubuntu. Yesu ntiyari yarapfuye, ntiyari yarazutse, ntiyari yagiye mu ijuru. Ukora ibyo Imana ishaka niwe yemera. Yesu yavuze ngo wumve amagambo yanjye akayakomeza, asawana n'umunyabwenge. Imana ihabwa icyubahiro. Wubatse inzu ye ku rutare, akora action plan, apanga umushinga wo kubaka, ariko kubona ikibanza nibyo byari bikomeye. Hari ibintu bitatu Yesu yambwiye mukwiye kubakiraho. Muyobozi wa gahunda uze kumbwira. Icyambere, ikibanza cyiza ukwiriye kubakamo ni ikibanza cyitwa ubuhamya bwiza. Abaje gusenga Haleluya. Ubuhamya bwiza. Dufite abarokore baririmba we, dufite abarokore babwiriza we, dufite abarokore bazi gutondekanya inyuguti zo muri Bibiliya we, dufite abarokore bazi kuririmba bagahogoza we, dufite abarokore bambara birebire nk'ibi bya Joseline, dufite abarokore bafunga ibitambaro, dufite abarokore. Ariko icyitwa ubuhamya, ibibanza mwubatsemo inzu zanyu z'agakiza, fondasiyo yabyo ntikomeye kuko nta buhamya bifite. Umuntu ushobora kumushyira hano ukamubwira ati mbwira uko wubatse iriya nzu, akarya iminwa. Mbwira uko wabanye n'uriya mukobwa, akarya iminwa. Mbwira uko uriya musore mwamenyanye, akarya iminwa. Mbwira uko wabonye aka kazi, akarya iminwa. Ibintu byose bitubatswe n'Imana, Imana izabisenya. Ibibanza byitwa ubuhamya bwiza. Ubuhamya bwiza.
waje gusenga amen. Umugore umwe yagize ubuhamya bwiza mu isezerano rya kera, araza abwira Elisa, arambwira ngo Elisa mugaragu w'Imana, mfite ubuhamya bwiza ariko budafite ibihamya. Ubu reba abana banjye bagiye kubatwara babagira abanyagano, umugabo wanjye yansigiye umwenda munini ntashobora kwishyura, none wowe n'Imana murabivugaho iki? Mfite ubuhamya pe, ubaza abaturanyi bose, nta kibazo mfitanye nabo. Hari icyo Imana yankorera ishingiye ku buhamya. Elisa aramureba aramubwira ngo wa mugore we, niba ufite ubuhamya bwiza ufite byose. Niba ufite ubuhamya bwiza ufite byose, genda mu baturanyi bawe utire ibintu kandi ntutire bike, utire byinshi ubizane. Aramubaza ngo ufite iki? Ngo mfite agaherezo karimo utuvuta duke, natwo nutwira ijoro gusa tukipfiranye n'abana banjye, cyangwa bakabajyana bakabagira abanyagano bakabakoresha ibyo bashaka. Aramubwira ngo ufite utuvuta ukaba ufite n'ubuhamya, Imana irabikorera. Amashyi menshi kwa Yesu. Ninde watugendera? Ninde mukobwa? Ninde musore? Ninde mugabo? Ninde mugore ufite ubuhamya? Ninde asate ateye ate ameze ate ngo Imana imuhagurutse muri iki gihe gikomeye? Umugore ajya mu baturanyi ajya gutira, akabwira Mariya Chantal ati Chantal, Imana ivuganye nanjye ko twatuvuta twagira icyo tumara, urabizi ko twabanye neza, mfite ubuhamya bwiza, wantiza ikidomoro cyawe. Umugore akamubwira ati nukuri pe, ndakwizeye uri inyangamugayo, acira ikidomoro ugende ushyiremo ibyo ushaka. Ubuhamya bwiza. Wewe wabitira kwande ko ntabugira? Aho wavuye wambuye, aho wavuye wibye, amateka wasize mu cyaro, abo wasize uteye inda, abo wasize ufashije kuzikuramo, wagitira nde? Wagitira nde? Wambwiza ukuri, wagitira nde? Abo wirukanishije, abo wahimbiye dosiye, abo wafungishije, wagitira nde? Abo wiciye ubukwe, abo wagambaniye, abo wahemukiye, abo wavuze, wagitira nde se? Wagitira nde musore? Uwa mbere mwakundanye waramuteye inda akayikuramo, uwa kabiri mwakundanye kumujyana kwa ntuze, uwa gatatu, wagitira nde? Wagitira nde? Wagitira nde igikoresho? Mana ishimwe ko mwaje gusenga. Wagitira nde? Hako mwagitira nde? Wabitira nde? Ubuhamya. Abo wesikorotse, abo watwaye 5, abo watwaye 10, abo wabeshye ngo wapfushije, abo wabeshye ngo wagitira nde? Ko bakuvumbuye. Wagitira nde? Wagitira n'igikoresho. Iya mbere wayivuye mutayishyuye, iya kabiri uyiva mutayigize, wishyuye igicura toro kuragenda, ngaho wagitira nde? Kwa ntuze mufitanye ikibazo, na ntuze mufitanye ikibazo, Karoli mufitanye ikibazo, Sharire mufitanye ikibazo, igikoresho wagitira nde? Ntuze n'ishushu B, ntuze n'ishushu A, ntuze n'ishushu Z, ntuze n'ishushu X, wagitira n'igikoresho ko bazaguhuriza hamwe bagakora urubuga ugasanga ntawe ufite wo gukora kugutiza igikoresho. Hari wanzi wari umusitara akajya yirirwa besha, abakobwa bakajya babwira na ati nisheri wanjye, undi nanjye ati nisheri wanjye, undi nawe ati nanjye nisheri wanjye mu izina rya Yesu. Toka shitani. Babati kugira ngo tuzaca agasuzuguro reka dukora urubuga. Bakora urubuga, barumuhurizaho bati harya twese turi bashushu be. Arazinukwa, aranyandikira ati John Karame, ati ndazinutswe mbonye ko muri abanyabwenge. Uragitira ndetse ko ubuhamya ntabwo. Twigeze twasenga nkiba mu cyari wacu shawe, iwacu mu cyaro. Turasenga dusenga yitatu dusengera umugore umaze 8 mu rugo yarabuze urubyaro. Kumbe tukagira ngo ni impamvu z'Imana.
turasenga tujya mu mwobo witwaga abanyifiriti wabaga ikibungo hari iwacu duseseramo n'umwobo wajyagamo wariye ntiwawinjiragamo ngo tugiye gusengera Nyiramwiza wabuze urubyaro duseseremo Imana iratubwira ngo ibyo nshaka kuvuga sinabivugana namwe ahari hari ibintu Imana itavuga uhari atubwira ngo nimutahe nzamwisurira turataha Imana imutumaho umuturage wo mu cyaro w'umunyamasengesho aza atanakarabye ahageze arasona yinjira mu bipangu arinjira n'agasuzuguro bamutekera inyama z'inkoko baramujijisha bashyiraho za bureba bashyiraho za mayoneze bazi ko atari burebe bazi ko atari bubone bamutega ifiriti n'amapirawu Imana yarabwiye ngo nzaboherereza umushyitsi bagira ngo n'umuntu ukomeye waje na vewiti ari umuntu wisuzugurwa haraza umugore amurebye sesemira amwica ati ni wowe Imana intumye haramwe ngo ni wowe Imana ni njyewe Imana igutumye hepfa kwinjira arinjira kuramo inkweto hano twinjira dukuyemo inkweto nta kibazo ndazikuramo hari gacinjira akigera kuri gati ngakajya yumva impinja zirira nk'izo muri materinete Imana amubwira ngo buretse kuvuga ndakubwira ugezeyo bamuha ibiryo biramunanira kubera impinja z'abana ari kumva zirira mu matwi ibiryo biranga yajya kurya kumva amajwi y'impinja aravuga ati mwakoze kunyakira Imana iba umugisha reka mbabwire iki mbwiye irambwiye ngo umubare w'abana wagombaga kubyara bose bari muri toilette nta bandi bana nsigaranye bo kuguha narakubabariye narakwejeje nzaguha n'ubugingo ariko umugisha w'urubyaro bose uri muri toilette ariko umubanya aririmba wahamba nati se wancurangiye wa wahamba nati siyabonga we wahamba nati we ye siyabonga we mama shenge we mama shenge ibyaha by'abantu banjye siyabonga nyabaki aguze ko wajijishije umushumba akaguha igaburo hari uwo baheje ku igaburo bamugezeho yaje kuryiba niba ari ukuryiba niba ari ukugira gute ababwiye umudiyakoni ati zana ayo maraso sayaso sha mwibye umubatizo mwibigaburo mwiba kuko ibyo biribika si ukuzatakira umubiri wa Kristo urye akira amaraso y'umwami umwe si ibyo se ibyo kubitwara birakunda kubirya birakunda kuko no muri brangerie hariya hirya wayigura ukayisengera ariko ntibishoboka kwiba ubugingo mwari ntibibaho Yuda arajijisha mu myaka 3 n'igice arajijisha akagira ngo Yesu ntamuzi akajya ajijisha agakuramo bitana agakoramo igiseke akatwara Yesu ati nta kibazo ku munota wanyuma icyaha kimuriye yishize mu mugozi ati singe waheraho kugira ngo nkomeze nkugambanire banakwice ndeba napfa mbere yawe ntacunguwe iyo wubaka niyo usabamo ishingiye ku buhamya umugore aragenda aratira ngo ibikoresho biba byinshi agenda atonyangirizamo ubuhamya bukamubwira ati komeza utonyangirizemo amavuta turahari haleluya amavuta arahari ku bantu barinze ubuhamya ayo mashini baraya Yesu tuyakomera icyarimwe twese haleluya akazi karahari ku bantu barinze ubuhamya abagore beza barahari ku bantu barinze ubuhamya abagabo beza barahari tari babandi bazagutukira kuri YouTube Imana irabafite yarababitse twese haleluya munyikirize haleluya iyo wubaka niyo uzabamo Nyiramwiza wanjye arampamagara Joseline uzi ibintu Imana imbwiye ngirambwiye ngo urabona ngo abana ngo barashize nubwo barashize nyine barashize Imana ifite abandi bari ku rutonde bategereje twese haleluya
hari abandi basenga birinze, barinze imyenda yabo, barinda ubuhamya bwabo, bari ku rutonde rw'abantu Imana igomba kugirira neza. Ngaho guma utegereze ubugingo nta kindi. Wamubwira iki kindi? Wamubwira iki? Imana iguhaye akazi gatangira saa 3 kajya saa 4 n'igice. Kandi hari n'ibintu bigerageza barokore mwikururira. Hari ibigeragezo nyine mugomba gutega agahanga mukarwana nabyo. Ahubwo yasheri ntegurira amazi ngo dushe ngire yani base ngire n'isabune mpaye inka. Kwera nyine umaze urabona inyama muri firigo, iz'amafi, iz'inkoko, iz'ihene, yahashye ntakatagize, yakubwira ngo ntegurira amazi muri dushe ngo dushe ngire yasheri. I'm tired, ukashyiramo n'ibyongereza byinshi. I'm tired, ayoyo. Hari abandi batananiwe bazamugufasha. Musore, iyo wubatse niyo uzabamo. Nyiramwiza wageje bundi namubonye kuri social media ngo yabonye isi iri kumubwira ngo nta matayi ufite ntuzakundwa, ajya kwiteresha inshinge. Iyo ngo kugira ngo agire amatayi ajya kwiteresha inshinge. Igihe cy'urushinge kiramubwira kiti bayi, igihe baduhaye kirarangiye, atangira gutonyoka. Iyo wubatse niyo uzaba. Iyo wubatse niyo uzaba. Nababwiye ngo muzibigaburo mwiba umubatizo, muba abapene beza bambara ibitambaro, ariko ku bugingo hariho towa. Ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka. Nta bwenge yarirutse ariruka ngageze ku nyanja, abandi bambuka bose baravuga ngo nta stress nshaka, ngo yambuka n'ubwato. Ageze hejuru, ageze hakurya, baramubaza ngo uvuye he? Ntabwo ati mvuye mu gihugu rimbukiro nk'abandi bose, nanjye ndaje. Okay, sana urupapuro rw'agatanga kambere ngarisaka ati urwo rutangirwa ku musaraba. Abantu bose batageze ku musaraba ntibaziranye n'ijuru. None wujute nta bwenge ati giye urabona nirinze ibintu by'amastress, ahantu ba Mukristo bagiye banyuranye ntago nari kuhashobora, zari inzira zigoye zindushya. Ikimenyetso dore ngewe naje n'ubwato muri aya mazi, ntago nari kwirirwa noga giyewe nta mwanya nabona, mba ndi busy, mfite business nyinshi, mfite akazi kenshi, hari biri guturuka Dubai, hari biri kuva hano, nta mwanya nabona wo kujya gushaka kwirirwa mvoyagura mu mazi, nta mwanya mfite, nta mwanya nabona. Ndaje mu nyakire cyangwa mu nyakire mu byihorere. Baronga ati ntago tukuzi, nta kintu na kimwe kitumenyesha kuri uwo hano, ngo Gehinomu ituranye n'ijuru. Niba hari ibintu bituranye neza n'ijuru na Gehinomu, kumara imyaka 40 muri ADPR, 40 muri ADPR, wambara igitambaro n'ijipo ndende, ukora bya bindi byose, ntibisobanuye kuri umwana w'ubugingo, keretse abanditswe muri cya gitabo. Twese abaje gusenga amen. Ikibanza cyitwa ubuhamya bwiza nicyo cyubakwamo inzu igakomera. Icya kabiri ni ubuzima bw'ukuri. Kuba umunyakuri. Yesu yaravuze ngo ninjye nzira n'ukuri. Ikintu cyose kitanyuze mu kuri ntikirimo Yesu. Abana wabyaye batari mu kuri ntabwo Yesu abazi. Umugore washatse utari mu kuri no, n'ibintu biri aho, business itari mu kuri n'ibyo. Nushaka ufite imiturirwa, nushaka ube warize, niyo waba warize Harvard, niyo waba warize Makerere, niyo waba warize muri Kiste, niyo waba warize muri Kiye, niba nta kuri kubirimo, zero. Cyakora bizagusindagiza kuko ikinyoma gitwikiriye. Hari igihe kiramba kikamara iminsi, ukambara, ukarya, ukagura imodoka, ukubaka inzu, ukabyubakira ku kinyoma, ariko ukuri kuratinda kukaza kukakubwira ngo nubwo nari naratinze ariko ndahari. Abaje gusenga amen. Abataramiye Imana haleluya. Ndababwira uko Yesu yantumye. None sejo bundi umwana w'umukobwa abonye fiance, ati Joseline nikarame, ati uriteguye kunyambarira ni cyane. Ati
tishaka gakweto numva ndi tayari. Kumbe shari we afite shari wundi mu ntara ufite abana 4. Haraza arahinda mu bayobozi ati ranta bayashawe bazaruhira ubusa ariko bareke bisagusiga uhagaze amashimwe y'abarokore barambwira bati buretse kubyina cyane tukubwira ubuhamya bw'umuntu uvuze. Imana yari yamubwiye ngo nzagutabara haburaho gato ugaseba, nzakurengera haburaho gato. Umwe muri barambwira ati uyu muntu ndamuzi wacu afite umugore n'abana 4. Ugenda gake reka guhinda, reka kubyina ibitarabyinika, reka kubyina amatangazo, genda gake. Umwana agwa muri koma, aramuvuga ati Joseline ni karama ati ndapfuye. Ntupfuye uzize iki? Nihumura n'upfura ajya mu ijuru ati ndapfuye yewe. Aho tuzibimbaye nti ati igikwe kirapfuye ni mu izina rya Yesu. Bigenze bitase atafite 4 bandese banyina senge base wabo banyina rume ati fite 4 yewe ni mu izina rya Yesu. Afite 4 sengera John ndapfuye wati ndumva ngo muri koma nikomera. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amashyi menshi kwa Yesu. Ibintu byose bitari mu kuri bizasenyuka. Nushaka kubishyiramo costume nziza, nushaka kubyambarireho baze, nushaka kubirenzaho imodoka, nushaka kubishyira umva, iyo bitari mu kuri birasenyuka. Birasenyuka. Mukapotifari yarazi ko ahamije Yosefu amugerekaho ibinyoma. Imyaka irashira Yosefu ari muri gereza. Igihe kigeze Imana izana ukuri. Harageze ngo Imana igaragaza abantu babanye nayo. Haleluya. Harageze ngo Imana igaragaza abantu bihanganira ingaruka z'ibinyoma. Barafungwa, barababara, baratukwa, bararenganwa, abiciro ry'umugani, ariko ukuri kuzagaragaza ibimenyetso. Yosefu ngo yiyicire muri gereza, ngo yaramaze iminsi asobanura inzozi. Umwami arabaza ngo ninde wansobanura inzozi narose? Habura n'umwe. Umugabo umwe wamuherezaga vino aramubwira ngo hari agahungu nzi kari muri gereza kansobanurira ko nzagaruka hano gatumeho kaze. Imana iri muri ko. Imana niyo yonyine wabura ukagira icyuba, nugumana nayo uzaba amahoro. Munsi mwaje muri seriye. Bibiri ngo bamuhura muri gereza, baramubwiye ngo ngwino umwami aragushaka. Araza ngo bamunyuza muri saro, baramwogosha. Hari amateka Imana izagukuraho. Harebesano koria saya benegoria helasikota ya binimando. Hari amateka Imana izabanza kubakuraho. Hari ibintu by'umwanda Imana izabanza kubogosha. Hari umwanda Imana izabanza kogosha, ikagukuraho amazina mabi, ikagukuraho umwaka, ikagukuraho imikoshi, ukabonana n'umwami umeze neza. Ko baramwogosha bamushyikiriza umwami asa neza. Umwami aramubaza ngo niwe wansobanura inzozi narose? Yosefu aramubwira ngo si njyewe, ariko hari umwuka wera uba muri njye, hari imbaraga ziri muri njye, kandi ninzisobanura nasubira muri gereza. Wampemba utampemba ndaba mvugiye Imana neza. Ndumva Imana nayisabira amashyi. Mwuka wera ati komera ndi kumwe nawe. Komera ndi kumwe nawe Yosefu we, komera ndaguhishurira ibihishwe abapfumu n'abakonikoni batamenye. Abanyakuri n'ababanye na Yesu bagiye guhishura ibintu isi yananiwe kumenya. Hari ibintu biri vierge bitari byamenywa n'undi muntu wari we wese. Imana izahishurira abayegera. Hari ibintu biri vierge biri mu bubika ahantu Paulo atavuze, Petero atavuze, Yohana
gusa bizamenywa n'abamwegera. Impamvu tubona bike nuko tutamwegera, ariko nitumwegera tuzabona byinshi. Jya kuri piano wa. Uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka, anzirikira ku birenge byiwe, ngo numva amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda. Uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka, anzirikira ku birenge byiwe, ngo numva amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda. Impamvu ubona bike nuko utamwegera, ariko muri we harimo byinshi kandi by'imbaraga. Twese haleluya. Ikibanza cyitwa ukuri. Yosefu ukuri kwamukuye muri gereza kandi ntiyasubirayo. Imana izagutabarisha imbabazi zayo nyinshi, kandi aho igukuye ntuzasubirayo iteka ryose. Icya gatatu, ukwiye kubakamo inzu yawe kugira ngo ikomere, ni ikibanza cyitwa amasengesho. Twese amen. Ikibanza cyitwa amasengesho. Ikibanza cyawe ugomba kuba gifite fondasiyo yitwa amasengesho, ukubakamo inzu yawe itazarohama. Umugabo umwe yarasenze, umugabo mugenzi we amutera ubwoba, arambwira ngo nutamfukamira ndakwica kandi nkwicane na bene wanyu. Asanga yubatse mu kibanza cyitwa gusenga. Ntawe usenga kina kandi ukanagira usenga, ntabwo ajyaho nyo. Gusenga nibwo buzima. Nta usenga kina kandi ukanagira usenga, ntabwo ajyaho nyora. Gusenga nibwo buzima. Utakurusha gusenga ntakajya gutera ubwoba, utakurusha kwihana ntakajya gutera ubwoba, utakurusha kuba maso ntakajya gutera ubwoba. Naho yakurusha ubutware, wowe ujya umurusha Imana, ubundi waguhamagaye byose arabitegeka. Naho yakurusha ubutware, wowe ujya umurusha Imana, ubundi waguhamagaye byose arabitegeka. Mutima wanjye we uramenye utuze kandi ukomere, mwituze no mu byiringiro hari igisubizo, kwitonda ukarindira byemeza umutware. Mutima wanjye we uramenye utuze kandi ukomere, mwituze no mu byiringiro hari ibisubizo, kwitonda ukarindira byemeza umutware. Kwitonda ukarindira byemeza umutware. Kwitonda ukarindira byemeza umutware. Abategereje Imana bakayibona bakomera Imana amashyi. Haleluya. Aya mashyi ni ayawe Yesu we. Haleluya. Amashyi menshi, amashyi menshi. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yo shaya bezano koria desa eloza ya mene wataidine atesa ya beragoria. Umuntu usanga aruta ibihe, umuntu usanga agenda hejuru y'ibihe, umuntu usanga avugana n'ibihe, umuntu usanga aganira n'ibihe. Tera cyane haleluya. Umuntu usenga
nubwo amenyo yaba yarashizemo, nubwo umusatsi waba warabaye umweru, nubwo yaba agenda yubamye, umuntu usenga agenda hejuru y'ibihe. Haramubwiye ngo njye sinagupfukamira namenye Imana, amavi yanjye nayatoje gupfukamira Imana. Ndi kuvuga Morodekayi erega. Haramubwiye ngo we Hamani, umuntu urya umuceri n'akawunga ntabwo bishoboka, ntabwo ntibishoboka, sinagupfukamira. Agaciro kanjye kari mu mavi, naba nsuzuguye Imana ya Isirayeli. Abasuzuguye Imana njya kubera amavi, nambara kubera amavi, nubatse kubera amavi, njya kubera amavi, narabyaye kubera amavi, narashatse kubera amavi. Haleluya! Ntibishoboka. Ntibibaho. Aya mavi nabonye amesha urubyaro nkupfukamire we Hamani, impossible. Narapfukamye iranshingira, none ngo ninkupfukamire, ntibibaho. Ndapfukamye imbesheje i Kigali, none ngo ntibibaho, sinshobora. Namenye kuri se w'imigisha, Imana ye muri ibihe, erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana ye muri ibihe, erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana ye muri ibihe, erega sinakurekura. Ya erega sinakurekura. Wangaburiye nshonje, sinakurekura. Ya erega baranaye urantoragura, sinakurekura. Oya erega sinakurekura. Narabyaye uranderera, sinakurekura. No sinakurekura. Ya wamesheje umugisha muri iyi Kigali, Mana we, erega sinzakurekura. Barandaze urandogora, Mana we, erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana ye muri ibihe, erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana ye muri ibihe, erega sinakurekura. Nararwaye urankiza, nshonje urangaburira, erega sinakurekura. Narafunzwe uramfungura, yewe Mana yanjye we, erega sinzakurekura. Waburijemo imigambi y'incakura kandi zanshyikiriye, erega sinzakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana ye muri ibihe, erega sinakurekura. Warandeze ndipfubyi itagira hepfo na ruguru, erega sinakurekura. Warantunze ndi umupfakazi utagira hepfo na ruguru, erega sinakurekura. Yesu. Hai Yesu. Hibarizwa muri riteraniro. Mana ishimwe cyane. Reka dusenge ndasoje.
Isaiah Nekos. Elazar Takos. Elazar Shabos. Manishi. Manishi. Imana yo mu misozi niyo mana yo mu bibaya iberaho si icyarimwe iyo mana niyo turi kumwe n'Imana itigeze iramya kandi ntizagira iherezo nayo ubwayo yisanzeho uyu munsi niyo turi kumwe mubwire ibiremereye umutima nubwo wavuga wongorera Yesu arabyumva mubwire ryabanga ryo mu mutima uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva. Ndashaka ko dusenga ukigenzura ukareba ikibanza wubatsemo. Bibiliya yavuze ngo umuntu wubaka ku musenyi imvura ntigwa imivu igatemba umuyaga ugahuha byose bizikubita kuri iyo nzu kandi iyo nzu izasenyuka kuko yubatse ku musenyi. Kwe kubaka mu kibanza cyitwa ubuhamya bwiza, kubaka mu kibanza cyitwa amasengesho, kandi ukubaka mu kuri, ubuzima bwawe bukaba mu kuri. Igihe kizagera ubeshya abantu babeshye, ariko ukuri kuzakugaranzura rwose kukubwire ngo oya ndahari ntago ari ibyo. Ukwiriye kubaka mu kuri. Igihe kizagera imyaka wabeshya umugore, igihe kigaruke ukuri kukubwira ngo ibi ngibi ntago ari byo. Ntimujya mubabona se? Ukuri gutamaza bakajya gupima ADN bakavuga ngo uyu mwana si uwanjye. Uko ni ukuri kuba kwaserutse. Igihe kizagera mama ibyo wakoreye mu rwihisho. Nabonye abahanga basigaye bazi ubwenge, bafite amakamera, bafata amavideo. Igihe kizagera ukuri kukubwira ngo ibisi byo, ariko uyu munsi wizere Kristo aguhindukira urufatiro ruzima. Petero yavuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko mwamagira neza, nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryabaye irikomeza imfuruka. Uwanditse Abaheburayo yavuze ngo igihe mumaze mwiga cyari gihagije, mwize byinshi, mwasomewe byinshi, mwabaye mu materaniro menshi, ariko kuvuga ibya Yesu ngo bisigaye bitugora kuko mwabaye ibihuri, amatwi ntacyumva. Ngo mushaka kuramizwa amata gusa, murashaka visa, murashaka abagore, murashaka abagabo, murashaka tubabwire iby'amabizinesi yanyu, tubabwire iby'uko muzajya Canada na Amerika n'ahandi, murashaka iby'uburayi by'amabizinesi yanyu, ariko mukwiye kuramizwa ibyo kurya bikomeye. Ngo kuko ibyo kurya bikomeye ngari by'abantu bamaze gukura, bazi kwirinda ikibi, bazi gutandukanya ikibi n'icyiza. Imana ibahereza imbaraga kandi bagire neza muri Kristo Yesu. Ndasoje. Ayo mashini baraya Yesu tuyakoma ari menshi cyane. Hallelujah. Reka dusenge duhombetse amaso yacu. Agakiza kawe kubatse kuki? Ikibanza cyawe, inzu wubaka uyubaka kuki? Kandi ntumbeshye ngo maze iminsi myinshi mu idini, ngo urabona ngo ndi mihango y'idini, ibintu byose ndabigerageza, ngo ADPR irabizi ko ndi umuntu ukomeye, ntange cya 10 n'amaturo bishyitse. Reka hari ibindi biruta ibyo. Hari ibintu biruta ibyo rwose. Mfite bishop mwiza, mfite apotere mwiza, mfite umuntu umpanurira. Oya, ibyo ni bito ukurikije ubugingo. Sinabibabwiye se ko umuntu ashobora kumara imyaka myinshi yibigabura, akiba umubatizo, akiba amaraso y'umwami,
akabirya akabinywa, ariko ari umwana wo kurimbuka. Yuda se ntiyaririye muri rya joro yasangiraga na Yesu kandi bikarangira yiyahuye? Ugira ngo ntiyariye ku nogo se nawe yarayiriye, ariko ntibyatumye atiyahura. Hanyuma utitaye ku mubare w'iminsi umaze mu itorero nako mu idini, kuko mu itorero ho ni hazima. Itorero ni rimwe mu mwuka atarama. Aho usengera hose, aho ubarizwa hose, ikinyoma uzacyubakaho kimara imyaka igihe myinshi, ariko kizagaruka kikubwire ngo burya nari ikinyoma, ukuri kuze kurekarama. Imana irashaka kuba umunyakuri, kubaka ku rufatiro ruzima rwo Kristo. Uzamura ikiganza cyawe niba wumva ubuzima bwawe buri mu manegeka, ariko ushaka ko Yesu aguhembuza imbabazi ze. Mubwire ngo Yesu, aya masengesho ahari abambasengesho yo kunkiza, uyu munsi waba umunsi numva ijwi ryawe nkakira ngahembuka. Uzamura ikiganza utagize ikindi kintu cyose wishingikirizaho, ucunge muri business yawe, ucunge mu bana bawe, ucunge mu rugo rwawe, urebe muri kakazi ukora, muri office n'ahandi. Ubwire Yesu ngo ndabibonye ko ubuzima bwanjye bwari buri ku kinyoma, ariko ndashaka kwakira Yesu ngo ambere urufatiro ubuzima. Uzamura ikiganza cyawe n'ukuri, uzamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga. Ibintu utakemuye, ibintu utatunganije, birashoboka ko aya mahirwe yaba ariyo yawe. Uyu munsi Yesu akakubera urufatiro ubuzima, kandi uzamura ikiganza rwose uticiraho iteka. Nta nubwo ndi bubasabe ngo mwirirwe muza hano, ntabwo ari ihame. Uzamura ikiganza cyawe twisengera Imana, ubwire Yesu ngo umutima wanjye urawuzi, ubuzima mbayemo urabuzi, uko ngenda urakuzi, uburyo mbonamo ibiryo urabizi, uburyo mbonamo imyambaro urabizi, uburyo mbayeho muri iyi Kigali ni ubuzima bw'ibinyoma gusa. Ariko ndakwinginze ngo uyu munsi unyubakeho urufatiro ruzima ari rwo Kristo, nanjye mpinduka umwana wawe. Uzamura ikiganza cyawe ntabwo mwirirwa muza hano kuko iminota nayimaze. Uzamura ikiganza cyawe, uzamura. Imana ibaha umugisha. Abazamuye ibiganza Imana ibaha umugisha. Nta nubwo ndi bubahagurutse. Imana ibaha umugisha abazamuye ibiganza. Keretse ibyo umuyobozi wa gahunda ari bushake, ariko witinda mu kinyoma utaziyahura nka Yuda, witinda mu kinyoma utazamera nka Ananiya na Safira babaye mu rusengero ariko bakahagwa, ahubwo uzahakirira. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha abazamuye ibiganza. Reka n'ubundi twinginge umushumba muzehe baze mu mwese. Nta kibazo nibahaguruke kandi batere intambwe baze hano, tubikore neza, kuko ubwo wumvise ukeneye gusengerwa haguruka, hanyuma utere intambwe wegera ahangaha. Hari abatambyi bari hano bakwegereza Imana mu isengesho. Humura, nibwo buryo bwiza bwo kwakira ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Amen. Nibwo buryo bwiza bwo kubohoka, nibwo buryo bwiza bwo gukira umutima. Rero ntubwirengagize, ngwino tugusengere. Hano urahakura imbaraga, hano urahakura ubuzima bushya, hano urahakura imibereho mishya, urataha utsindishirijwe mu izina rya Yesu. Rero nta kibazo cy'umwanya dufite, ngwino tugusengere, ngwino tugusengere kugira ngo ubugingo bwawe butunganire Imana. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntarangira icyo mvuga ziramo. Turi kugutegereza nawe, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntarangira icyo mvuga ziramobera. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Turacyabona n'abandi baza. Ziti ngwino usange mutima. Nawe ntugire ubwoba, uze ubwire Yesu ngo ndashaka kubaka ku buhamya bwiza. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga ziramobera. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Ziti ngwino usange mutima
ziravuza ziti ngwino usange mutima nkunda cyane. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubaha